muri 87 nibwo nakijijwe. Niba waramaze kwakira agakiza genda ubibwira abandi No kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Hazaba hari agakiza. Mwasabye ko tuza kuganira ku gakiza. Ese agakiza ni iki? Hari abantu bitwa abakizwa ariko badafite agakiza. Muraho tubahaye ikaze kuri itabaza ry'agakiza, mwadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi kubumva ururimi rw'ikinyarwanda. Itabaza ry'agakiza ni YouTube channel duhuriraho kugira ngo twumve ubutumwa bwiza. Ese koko nta bantu muziranye badakijijwe? None nimba muziranye wowe ukora iki kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza se? Mwereke link ya YouTube channel bita itabaza ry'agakiza, hanyuma yumva ubutumwa bwiza akizwe, urabukoze umurimo. Murakoze. Share, comment, subscribe, byose birakenewe. Ni mu ruhande rwawe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo bwamamare kugera ku mpera y'isi. Haleluya. Tubahaye ikaze ku itabaza ry'agakiza kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Tunezerewe cyane mu mutima kubana namwe mwese mudahwema kudukurikira, mukomeza gukora subscribe, mukomeza gukora share, mukurikira ibiganiro byacu. Imana data ibahereza umugisha. Turishimye cyane rero kubana namwe, mugiye kubana nanjye Eva Twahirwa Emmy mu ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kuronka umugisha mu kuboko kw'Imana. Kuronka umugisha mu kuboko kw'Imana. So hari uburyo rero umuntu ashobora kuronkamo umugisha mu kuboko kw'Imana, ariko akenshi usanga abantu dufite amasezerano ariko ayo masezerano kuyasingira bikatunanira, umugisha wacu ugakomeza kuba kure. Ndagira ngo dusenge. Munyemerere mwe abari hirya no hino mudukurikiye, reka Imana data ibahereza umugisha, tubane muri aka kanya. Mwami Yesu turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ko twitaho uturengera, uradukunda kandi dukundana n'imiryango yacu. Izina ryawe nishyirwe hejuru, Mwami w'abamuhimbazwe kuko uri umwami. Izina ryawe nirihimbazwe papa. Amen. Haleluya. Ubundi rero umuntu yasezeranijwe umugisha, kandi umugisha twasezeranijwe tuwuhererwa muri Yesu Kristo, kuko wasezeranijwe sogokuruza wacu kwizera Abraham. Ikintu cya mbere rero umuntu ajya ahungamo umugisha kandi yarawusezeranijwe ni umubano cyangwa se imbaraga zo kubana n'abandi bantu, power of relationship. Kubana n'abandi bantu umuntu ajya bihunga, kandi abantu ari umugisha. Imana ibuguheremo umugisha ariko umuntu akabihunga. Rero umubano n'abandi ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye ndetse cy'agaciro, kimeze nkaho ari amafaranga agura ibintu byose, bituma umuntu agera kure habaho hashoboka. Imibanire yawe n'abandi, imibanire yawe n'Imana, relationship. Wowe ni wirengagiza gusenga no gushaka mu maso h'Imana, uzagira ubusabane buke cyane n'Imana. Bivuze ko n'imibanire yanyu cyangwa se imibanire yawe hagati n'Imana izaba itameze neza, ntabwo izaba imeze neza. So, mu gusenga rero niho tugirira ubusabane, niho twubakira relationship yacu n'Imana. Mu mirimo yacu dukora umunsi ku munsi tubakira relationship cyangwa se imibanire myiza n'Imana binyuze mu gushaka Imana no gukiranuka. Haleluya. So, ni wirengagiza rero gusenga, ukirengagiza gushaka mu maso h'Imana, ukirengagiza gusoma ijambo ryayo ngo wumve icyo Imana ikubwira, ukirengagiza gufasha abandi, ukirengagiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ukirengagiza icyo ijambo ry'Imana rivuga, kuko ngo imibanire yawe n'abandi izaba iri hasi, cyangwa se imibanire yawe n'Imana izaba iri hasi. Ni nako umuntu ajya bigenza, ugasanga yirengagije abantu. Nabyo ni wirengagiza abantu bizagushyira kure y'imibanire yawe n'abantu. So, umuntu mubaye mutavugana kuri telefone, mubaye mutavugana kandi mukorana, ntago relationship yanyu cyangwa se imibanire yanyu ntago ibimeze neza. Ntago ntekereza ko mu bantu ushobora guhita ubwira ikintu runaka cyangwa se hari ikintu runaka
runaka kikubayeho, uwo muntu afata umwanya munini wo kumva ko aguhangayikiye kubera ko n'ubundi nta busabane mufitanye. Nimba ushaka kuronka umugisha rero mu kuboko kw'Imana, ugomba kugirana ubusabane n'Imana. Ubusabane n'Imana rero tubugirana gute? Iyo binyuze mu gusenga, iyo binyuze mu gusoma ijambo ryayo ryanditse mu gitabo cya Bibiliya n'ibindi bitabo byinshi by'imfashanyigisho ariko bishingiye kuri Bibiliya, icyo gihe biduha kugira ubusabane n'Imana. Icyo gihe tubasha kubona imbaraga z'umwuka wera, tukuzuzwa umwuka wera w'Imana utubwira ku ijambo, akatwereka ibyo dukwiye gukora, kuko igitabo cya Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ririmo ubuzima bwose umukristo akwiye kubaho, ririmo ubuzima bwose umuntu uri mu isi akwiye kubaho, kandi akabaho neza mu buzima bwiza bumunejeje bukanezeza n'abandi. So ukwiye gushyira imbaraga rero mu kubaka imibanire yawe n'Imana. Ukwiye gushyira imbaraga mu kubaka uburyo strategy ukwiye gukoresha yo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo urusheho kugirana ubusabane bwiza n'Imana. Icyo gihe nugirana ubusabane n'Imana uzaronka umugisha. Ikindi, ugomba gushyira imbaraga mu mibanire yawe n'abandi bantu. Imana ikoresha abantu ikuzamura, kandi Satani nawe ajya akoresha abantu kugira ngo akumanure. Niyo mpamvu utagomba kwirengagiza abantu. Abo mukorana ntabwo ukwiye kubirengagiza, abo mwiganye ntabwo ukwiye kubirengagiza, abo mubana umunsi ku munsi ntabwo ukwiye kubirengagiza. Ukwiye kubana n'abantu bose amahoro nk'uko Pawulo yabivuze. Haleluya. Rero ntuzirengagize imibanire yawe n'abantu, kuko imibanire yawe n'abantu izagushyikiriza imigisha Imana izaguhereza. Kuko abantu ubwabo, Imana abantu ni ukuboko kw'Imana. Imana igikoresha abantu, Imana igikoresha abantu kugira ngo baguhereze ibyo Imana ishaka kuguhereza. Haleluya. Imana ikoresha umuntu akakuzamura mu ntera mu kazi, Imana ikoresha umuntu akaguha promotion, Imana ikoresha umuntu akakubera ukuri, Imana ikoresha umuntu mukabana, ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe, akakubera umuntu wa nyawe wahoze wifuza, uwo wasengeye. Kubera iki? Kuko Imana yamukoresheje. Haleluya. So kuzamuka kwawe bizatuma cyangwa se bizaturuka ku bantu ugirana n'abandi, cyangwa se ku mibanire ugirana n'abandi hamwe n'Imana. Ntuzirengagize umubano, ntukirengagize relationship yawe n'Imana, ntukirengagize relationship yawe n'abantu, ntukirengagize relationship yawe n'abo mukorana, ntukirengagize abantu ngo abantu ni babi, ngo isi ngo yarahindutse. Yes, ariko ntabwo ukwiye kubirengagiza, kuko umugisha wawe uri mu bantu. Ntabwo nzi nimba unyumva neza. Umugisha wawe uri mu bantu. Nujya ni kuzimu kwawe no kumanuka ikuzimu kwawe, nabyo niho bizaturuka ku bantu cyangwa se bituruke ku Mana. Nugira n'ubusabane buke n'Imana, urimo gusatira ukuzimu. Nugira n'ubusabane buke n'abantu, ntaho uzagera. Nta hantu uzagera, kuko uzaba wagiranye ubusabane buke n'abantu, kuko uzaba wagiranye ubusabane buke n'Imana. So kugira ngo rero uronke umugisha uri mu kuboko kw'Imana, nuko ugomba kugirana ubusabane bwimbitse n'Imana, nuko ugomba kugira ubusabane bwimbitse n'abantu. Haleluya, haleluya. Imana ikoresha abantu bene data kugira ngo Yesu aze ku isi. Nuko Mariya cyangwa se Imana yagiranye ubusabane na Mariya kugera ubwo Yesu Kristo avuka aciye mu muntu. Yazize mu isi aciye mu muntu, ntabwo yamanutse mu ijuru gusa. No, nta nubwo umugisha wawe nawe uzaturuka mu ijuru ngo ugwe gutyo, oya, ahubwo uzanyura mu bantu kugira ngo Yesu Kristo atubere umugisha, kugira ngo Yesu Kristo adukize, aducungure, adukure mu byaha. Byamusabye ko anyura mu muntu wagiranye ubusabane n'Imana, ari we Mariya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo kuko Mariya Imana yitegereje ikabona ko umutima we ukwiye kwizerwa, yamunyujijemo Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura. Umugisha wawe rero uri mu bantu, amahoro yawe ari mu bantu, umunezero wawe uri mu bantu, akazi kawe kari mu bantu, ariko binyujijwe ko wagiranye ubusabane n'Imana. Imana ibinyuza mu bantu kugira ngo uronke icyo isezerano ryawe rivuga. Haleluya. Ni nako Imana yasezeranije Abraham, kuko bari bafitanye ubusabane. Nyamara Loti yari kumwe nawe, yari ari kumwe na Abraham, ariko we nta sezerano yari afite. Oya,
nta sezerano yari afite. Itangiriro ibice 13 umurongo wa 3 kugera ku wa 5 atubwira ngo iki? Itangiriro ibice 13 umurongo wa 5 wa 3 kugera ku murongo waho wa 5 aravuga ngo aragenda ava i Negebu agera i Beteli, ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi, ahari igicaniro yubatse mbere. Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka. Umurongo wa 5 ngo kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo nugendana n'Imana ugakomeza kugendana n'Imana uzagira umugisha utkomoka ku Mana, kandi Imana izaguhereza umugisha. Nugendana n'abandi Imana yahaye umugisha uzaronka umugisha. Loti yagize umugisha, agira amatungo, agira amashyo, agira urubyaro. Kubera iki? Kuko yagendanye n'umuntu Imana yahaye umugisha. Iga kugendana n'abantu bafite umugisha, iga kugendana n'abantu Imana yahaye isezerano. Haleluya. Loti ngo yagendanye na Aburahamu, agira umugisha, agira amatungo, kuko yagendanye na Aburahamu. Nyamara wari ufite isezerano yarinde yara Aburahamu. Reka ugirane ubusabane n'Imana ku buryo abantu nibagendana nawe bazagira umugisha. Haleluya. Kandi nawe utangire kwiga kugendana n'abantu bafite isezerano. Hari igihe umuntu afite isezerano ryo kujya hanze, nugendana nawe uzaronka kuri ayo madevize ye, uzaronka kuri ubwo bukungu bwe akura hanze. Haleluya. Hari igihe ugendana n'umuhanuzi, nugira umugisha wo kugendana n'uwo muntu Imana yahaye umugisha n'impano yo guhanura, uzajya umenya ibyawe. Haleluya. Nugira umugisha wo kugendana n'abatunzi, nugira umugisha wo kugendana n'abantu bamaze guhabwa umugisha kandi bafite isezerano, Imana izaguhera umugisha kuri abo bantu. Loti yagiriye umugisha kuri Aburahamu. Kubera iki? Kubera yuko Aburahamu yari afite isezerano, Loti ntaryo afite, ariko Loti yizirika kuri Aburahamu agendana nawe. Nyamara Loti yagize umugisha kuko yagendanye na Aburahamu. Umunsi rero Loti yirengagiza cyangwa se yibagirwa ko Imana yamugiriye neza, yibagirwa ko yagize umugisha kubera ko yagendanye na Aburahamu, ni wo munsi yagiye gutura yagiye gutura hafi ya Sodomu, ahurirayo n'ibyago. Uwo munsi nibwo Loti yatangiye kubura umugisha, kuko yari atuye mu bantu babi, kuko yari atuye mu bantu babi b'abagome. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Imana yo mu ijuru iguhereze kugirira favor ku bantu, umugisha uri mu kuboko kw'Imana ukuzeho, ariko ntabwo uzakuzaho wirengagiza abantu, ntabwo uzakuzaho wumva kuri class, ntabwo uzakuzaho ufite ubwibone. Oya, uwo munsi Loti yumvise ko ashaka gutura, ashaka gutura mu kibaya cy'ibyishimo, ashaka gutura aho abantu banezerwa birirwa babyina bagaseka gusa, agahunga ufite kubaho kw'Imana muri we. Niwo munsi yahuye n'ibibazo. Abo ugenda wegera rero banza umenye ngo bafite umugisha, bafite isezerano ry'Imana. Umva nkubwire uburyo bukomeye umwanzi ajya akoresha kugira ngo anyaga abantu iby'agaciro byabo. Umunsi Satani akumvisha ko ukwiye kujya kure y'abantu bose kandi bagufashaga, ikindi bakagushyira kure nyine, abatangiye kugira ngo akwice. Niwumva ko abantu bose ari babi, niwumva ko ukwiye kujya kure y'abantu, niwumva yuko abantu ntacyo bavuze, niwumva yuko ibintu biri aho nyine narabibonye ubutunzi narabugize, ugatangira kugira pride, ugatangira kugira kwishyira hejuru muri wowe, bizatuma utakaza ubusabane bwawe n'Imana, bizatuma utakaza ubusabane bwawe n'abantu. Nimba ushaka kugira umugisha, egera abantu. Nimba ushaka kugira umugisha, egera Imana. Haleluya. Imana ikoresha abantu ni ukuboko kw'Imana. Umunsi Hagayi yavuye mu rugo kwa Aburahamu, yarangiza akagenda akajya mu butayu kwigunga. Kubera iki? Kuko we yari atwite, kandi ari Sarayi wabimubwiye. Sarayi yaramufashe amushyikiriza umugabo Aburahamu, aramumushyingira. Aburahamu amutera inda.
umunsi yatangiye gusuzugura, atangiye kugira kumva ko ari we mugore kuko wabyara, atangira gusuzugura Sarayi, ngo Sarayi arangije amufata nabi cyane, bimutera kwimuka ava muri urwo rugo, aragenda ajya kwigunga. Marayika w'Imana ngo arahamusanga, aramubaza ngo yewe Haga, urakora iki aha ngaha? Kuwageze hano gute? Wowe urakora iki hano? Ahamubwira ngo nahunze kuko mabuja ndimo kungirira nabi, arimo arantwara nabi, arimo arangenza nabi. Arongera arabimubaza, aramubwira ngo oya nahunze rwose. Marayika w'Imana uzi icyo amubwiye ngo subirayo, kuko aha mu butayu nta buzima hafite. Subirayo ujye kureba Sarayi, jya gutura kwa Sarayi, wemerera ibyo akugira byose. Hasi harakomeza akavuga ngo nzakugira. Itangiriro 16 umurongo wa 7 kugera ku 9. Iyo ukomeje ku murongo wa 10 na 11 na 12 haravuga ngo genda nzakugira ubwoko, umwana uzabyara uzamwite Ishimayeli, azaba imbere ya bene se bose, azagira umwanzi abandi kandi nabo bazamugira umwanzi. Imana yacu nidufasha. Ibwira Hagayi ngo emera usubire yagucunaguze kuko nturi w'isezerano. Niwe ufite isezerano, Sara niwe ufite isezerano, subirayo, emera ujye kubayo. Ndagira nkubwire ngo wihunga abantu, wijya kure y'abantu, wihunga Imana, wijya kure y'Imana, kubera yuko ukuboko kw'Imana niko gufite ibyawe, kandi ukuboko kw'Imana kuzakorera mu bantu. Wihunga abantu rero, hoye wihunga abantu, bana nabo ubasengere, wemere ibyo bakugirira byose, ariko urushaho gusenga Imana, kubera yuko umugisha wawe uri muri bo. Babishaka batabishaka umugisha wawe uri muri bo, kuko Hagayi yarahabaye aranabyara, umwana aranakura. Sara bishaka atabishaka yarahabaye, kuko Imana yari yavuze ngo subirayo. Umva, gerageza kubana n'abantu bose amahoro, nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Abo mwiganye, abo mukorana, abo musangira, abo mugendana, abo musengana, abo ngabo bose gerageza kubana nabo. Nubwo ubona batabitwara nkuko babishaka, ariko kubera ko umugisha w'Imana uzanyura muri bo, kumubane nabo. Ugomba gusenga bivuye mu ndiba y'umutima wawe indani, kugira ngo wakire umugisha w'Imana. Usoma Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 7. Esteri ibice 2 umurongo wa 15, ngarasenga abakobwa bose bavuze ngo bitunganye n'igihe cyo kwerekwa imbere y'umwami. Ariko Esteri ngarasenga, arasenga, arakaraba, arambara neza, kubera ubwiza bw'Imana. Nubwo yakarabye nk'abandi, akisiga nk'abandi amavuta nk'ay'abandi, ariko hari amavuta asizwe Esteri yasizwe yo gusenga, yatumaga adasa nk'abandi. Ibyo byamubereye umugisha rero. Haleluya, haleluya. Ntiwirengagize abantu, ntube kure y'abantu, ntuhunga abantu. Uko ushaka Imana urushaho no kwegera Imana. Uko ushaka kwegera Imana, uko ushaka kwegera Imana urushaho no kwegera abantu. Haleluya. Umugisha wawe uri mu kuboko kw'Imana, kandi ndagira ngo nkwibutse ngo ukuboko kw'Imana ni abantu. Iby'Imana ishaka kuduha ibiduhereza binyujije he? Mu bantu. Bwana Yesu asifiwe. Lebo sekitemoshi. Nyemerera dusenge Imana, tugire ngo Mana mereza favor yo kubana n'abantu. Mana mereza favor, ndongo umugisha wawe, umereze umugisha wawe. Kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, Mana ikiranuka, Mana y'imbaraga, hari ibyo bavuze, hari ibyo badututse, hari ibyo batubwiye, hari ibyo badutongereye, yewe mu nzozi, mu buryo butandukanye twarabitambutse. Ibyo byose bavuga ko ntaho tuzagera, ariko uyu mwanya turadekarara favor imbere yawe. Turashaka favor iri mu kuboko kwawe, turashaka umugisha wawe, turashaka ineza yawe, turashaka ubuntu bwawe, turashaka imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhagaritse imbaraga yose yatumaga ubuzima bwacu buhoraho bubayeho bwigunge, umwuka watumaga tujya kure y'abantu, umwuka watumaga abantu bafite imigisha yacu bajya kure. Mu izina rya Yesu Kristo uyu mwanya turahamagara imbaraga zawe, turahamagara ubwiza bwawe, turahamagara umucyo wawe. Mu izina rya Yesu Kristo abafite umugisha mu kazi kacu, mu izina rya Yesu Kristo batwegereze. Abafite umugisha mu rushako, mu izina rya Yesu Kristo batwegereze. Abafite umugisha mu gihugu cyacu, mu izina rya Yesu Kristo batwegereze. Turakira umugisha wo mu kuboko kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Twigishe kubaho tubana n'abantu bose amahoro
amahoro, kuko ari bucisha mu mugisha wacu. Mana nziza, utwongere ubusabane bwo kubana nawe mu gihe cyo gusenga, mu gihe cyo kukuramya, mu gihe cyo kugendera mu nzira zawe, mu gihe cyo kwitondera amategeko yawe, mu gihe cyo kumva ijambo ryawe, mu gihe cyo kugendera mu bwiza bwawe. Uduhe kugirana ubusabane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami, twamaganye ibyo badututse, twamaganye ibyo batuvuze, twamaganye ibyo badutongereye, twamaganye za karande zituma tutabana n'abantu bose amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya turatura imbaraga zawe, uyu mwanya turatura imbaraga z'amaraso yawe, uyu mwanya Mwami turasaba deliverance ituruka mu ijuru ugira ngo ize ku buzima bwacu. Deliverance ituruka mu ijuru ugira ngo ize mu miryango yacu. Deliverance ituruka mu ijuru ugira ngo ize mu kazi kacu mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera, Mana ikiranuka, Mana y'imbaraga, Mana y'amahoro, wowe utanga umugisha, usekuruza wowe usezeranyije Abrahamu, wavuze ko tuzakira umugisha. Mwami Yesu, turi imbere yawe turakira umugisha wasezeranyije sogokuruza wacu wo kwizera Abrahamu. Mana turawakira, kandi wowe waduhaye umwuka wawe wera, umwuka wawe wera umujyanama arushaho kutuyobora, arushaho kutwigisha, atugira inama, adusange, atuganirize mu izina rya Yesu Kristo. Twatuye imbaraga z'amaraso yawe, twatuye ubwiza bwawe, twatuye umucyo wawe, twatuye imbabazi zawe zitagira akagero, twatuye ibyiza byose ku buzima bwacu, ibyiza byose ku bana bacu, ibyiza byose mu rushako rwacu, ibyiza byose mu kazi kacu, ibyiza byose ku gihugu cyacu, ibyiza byose kuri Afurika yacu, ibyiza byose ku isi yacu mu izina ryawe Yesu Kristo. Ibyo waduhaye kandi wadusezeranyije turabyakiriye mu izina rya Yesu, amen. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Tubifurije umugisha w'Imana. Turabasaba inkunga yo kudukurikira kuri uyu murongo cyangwa se iyi channel itwa Itabaza ry'Agakiza. Tuzajya tubana mu biganiro bitandukanye twiga ijambo ry'Imana duhugurana. Imana ibahereze umugisha. Ciao ciao.